Tubaye ikaze makuru yacu twizere ko meze neza cyane. Ibintu byakomeye mu gihugu cya Kongo, ibintu bikomeje kugenda bifata intera mu gihugu cya Kongo nyuma yuko intambara ikomeje kugenda yubura umutwe. Ingabo za M23 zatanze ubutumwa ku ngabo za Kongo, imitwe bifatanya rwose babaha ubutumwa. Perezida Tshisekedi ubwoba ni bwinshi nyuma y'amagambo yahawe na M23. Ubwoba ni bwinshi kuri uyu musore cyangwa umugabo bita Tshisekedi, perezida w'igihugu cya Kongo, nyuma y'ubutumwa yahawe. Wakwibaza ngo ese n'ubuhe butumwa yahawe ku munsi wo ku cyumweru ushyira ku wa mbere M23 nyuma ibicishije ku mbuga nkoranyambaga zayo yatanze ubutumwa rwose ivuga ati naho mukeka ko tutazagera tugomba kuhagera. Ibintu bikomeje kugenda bidogera mu gihugu cya Kongo, abaturage bavuga bati rwose tugenda twicwa, inzara itumereye nabi rwose, amasasu ari kutumerera nabi. Ibintu bikomeje kugenda bidogera mu gihugu cya Kongo, ubwo tugenda tubihanga amaso. Perezida wa Kongo abazwa ku cyo agomba gukora kugira ngo atabare abaturage be ayoboye rwose bari kugenda bugarizwa n'ibibazo bigiye bitandukanye bifite isano n'intambara iri kubera mu gihugu cya Kongo. Yatangaje amagambo akomeye cyane rwose, yavuze ati ikintu bita M23 ikintu kimaze kugenda kidushegesha, ariko aho kizabonera urwa umuti rwose kigomba kuvugutirwa umuti, ubundi ibintu bikagenda neza cyane. Baribaza ati rwose M23 imyaka imaze kuba myinshi uvuga ko ugomba kuyirimbura, kandi ujya ku butegetsi nicyo kintu wari wiyemeje rwose unarahira uvuga ati rwose M23 tugomba kwishyiraho iherezo hano mu gihugu cya Kongo, turashaka amahoro rwose. Urahira baravuga bati rwose manda zawe ko zimaze kuba ebyiri ukaba nta kintu urakora. Ese bimeze bite? Ese bihagaze bite kuri ku ndahiro warahiye? Aravuga ati rwose M23 inyeshyamba zikomeye cyane nk'uko abivuga. Aravuga ati rwose biragoye ko wabatsinda mu munsi umwe nk'uko binagaragara amaso, kuko bagenda badugabaho ibitero, ugasanga bagiye badukoreraho ibintu bikomeye cyane. Uwo ni perezida wa Kongo. Nkibaza ngo ese Banyarwanda, Abarundi, Abagande, mwese wowe uri twumva rwose nawe uherereye wose, ese M23 wenda twigire imbonakure. Ese iyo urebye mu mboni zawe ubona M23 na Kongo, ubona nyine amaherezo ari ayahe? Amaherezo ni ayahe wenda urebye mu mboni zawe ukavuga ati n'ubundi barwana batinda byakomera byakoroha, ubona amaherezo ari ayahe kugira ngo turebe wenda uburyo bizagenda? Ese abaturage bo mu gihugu cya Kongo bakora iki? Ikindi kintu gihangayikishije abaturage bo muri Kongo rwose, ngo nyuma y'uko abana babo bari kugenda bajyanwa mu gisirikare ku gahato, bamwe bagashimutwa bakabajyana mu gisirikare, ibintu bikomeje kugenda bishishikaza abantu benshi cyane, bavuga bati rwose natwe turajya mu ntambara kugira ngo turebe uburyo twabohoza abana bacu. Imiryango myinshi yagiye ibura abana bayo, by'umwihariko bashimuswe. Mu minsi mike wenda ukumva ngo umwana aguye ku rugamba, utazi igihe yagendeye, utazi igihe yagiye kwitoreza, rwose baramubuze, ugasanga bari kugenda bajya mu gisirikare mu buryo butemewe n'amategeko. Ara mu gihugu cya Kongo urumva ko ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane. Abana bari kubajyana mu gisirikare ku buryo bw'ibanga, uburyo bw'agahato, uburyo bashimuswe rwose, ugasanga bari kubashora ku rugamba. Abana b'igihugu bakagenda bahasiga ubuzima. Ubwo no kugenda tubirebera hamwe tukareba ese muri Kongo ibintu byitwaye bite. Ariko ndagira mbabwire ngo iyica no mureke tubanze mbabwire rwose Banyarwanda, Abanyarwandakazi, iyi channel twayifunguye kugira ngo tujye tubagezaho amakuru ya politiki, ya makuru mushaka kumva, ya makuru aryoheye amatwi. Icyo tubasaba mudufashe mukande subscribe, ubundi ibintu bigende neza cyane, twimanukire mu miriro. Hano hajya kujyaca amakuru live y'ibiri kubera muri Kongo, hari ubundi ibintu bikagenda neza cyane. M23 ikomeze kubiza icyuye ingabo za Kongo. Ibyo turaje tubigaruka mu kindi kiganiro.